Reka nguhereze ikaze ndetse nkwifurize n'ibihe byiza wo kuri cicano nitwa Hindura TV. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe bimwe mu bibazo 8 ubaza umukunzi wawe w'umukobwa ukamenya neza niba azavamo umufasha mwiza cyangwa se azavamo umugore mwiza ubereye urugo. Akenshi na kenshi buri musore wese aba afite umugore muri plane ziwe cyangwa se umugore w'ibyifuzo byiwe, umugore uzashaka, umusore muzima bari amaze kumutegura mu bitekerezo byiwe. Akavuga uti nzashaka umugore umeze gutya, ufitiye imico, uteye gutya, mbega nyine umeze gutya. Rero rimwe na rimwe hari benshi tugenda duhura nabo mu buzima tukagira ngo nibo mu by'ukuri tuhuye nabo kandi mu by'ukuri atari bo bacu, bitewe nuko hari ukuntu akwiyeretse ukavuga uti nguyu uko bisa kose ni wa wundi nashakaga. Rero bikakugora guhitamo cyangwa se bikagugora gusobanukirwa umenye ngo ese uyu muntu mu by'ukuri iyi shusho anyereka niyo cyangwa se ishusho anyereka siyo. Bikakugora kubitandukanya, bikarangira uhisemo nabi, ejo wazashyika mu rugo ugatangira kwicuza, ejo wazamushyitsa mu rugo ugatangira kurira. Uyu munsi rero nje kubwira bimwe mu bibazo abahanga bagaragaza ushobora kubaza igitsina gore. Buri mukobwa wese ahava akagera, umukobwa wishimye muri kumwe mu rukundo, iyo umubajije ubasha guta kusoma intekerezo ziwe ako kanya, bitewe n'ibyifuzo byawe rero by'umugore uzashaka, ugata kuwiha igisubizo ako kanya, ukamenya uburyo ubigenza. Rero nshuti yanjye, nk'ibi bibazo 8 ngiye kubwira, ndakwizeza neza yuko uzabikoresha nkuko ngiye kubikubwira, cyangwa se uzajya ubimubaza nkuko ngiye kubikubwira. Ndakwizeza neza yuko uyu muntu uzabasha kumenya ibyo atekereza ku rugo rw'ahazaza, cyangwa se ibyo atekereza ku gaciro k'umugabo, ibyo atekereza mu kubaka urugo kandi rushikamye. Ureta kutahura intekerezo ziwe, umusome mu mutwe, umumenye neza. Nguhaye ikaze rero. Iyi ni channel yitwa Hindura TV, kanda subscribe bikagufungura n'inzogera. Iyi video nuza kwikunda bikakwirayikinga, wandike no muri comment ubwire ngo nayikunze, hanyuma uyisangiza n'inshuti zawe zibasha kumenya bino bintu. Njye mugiye kubana kuri mikoro nitwa Eric niyo kwizerwa, mbahaye ikaze. Mureke dutangire twe gutinda. Nibyo koko ibibazo nibimubaza urabasha kunguka byinshi cyane bituwewe n'umugore wifuza mu nzozi zawe. Abahanga rero bagenda bagaragaza ibibazo byinshi, ariko muri bimwe twabaturanyijemo ibingibi 8 tugiye kubashyitsaho, muzabikoresha nkuko tugiye kubibabwira, muzagenda mubona umusaruro. Abahanga bavuga rero yuko ikibazo cya mbere ukwiriye kubaza umukunzi wawe ni iki ngiki, ariko bavuga neza yuko kino kibazo mbere yo kukimubaza ubanza kuba making sure neza yuko rwose mwishimye, nta kintu cy'ikibazo kiri mu mubano wanyu, cyangwa se nta makimbirane ari mu mubano wanyu, muri ahantu hatuje, murimo muganira, ubona yuko akeye ku maso. Uzamubaza utese mukunzi wanjye, nge nawe nitwubaka urugo tukaba turi mu rugo, ese ubona ari ikihe kibazo gishobora kuvuka mu mubano wacu kigatuma ubasha gufata umwanzuro wo gutandukana nanjye? Uzamubaza cyo kibazo. Impamvu rero ukwiriye kumubaza cyo kibazo, bizatuma numubaza cyo kibazo bizatuma afunguka, akubwire impamvu nyamukuru ishobora gutuma atandukana nawe mwageze mu rugo. Urugero azakubwira ati ngo wenda uramutse ufite iyi ngeso, ntako nabasha kuyihanganira, iyi ngeso yatuma dutandukana, yatuma dusenya. Uramutse ukoze iki kintu ntabwo nabasha kukihanganira, byatuma dutandukana, ntabwo twakomezanya. Ahangahe rero nkawe nk'umugabo uzahita kutekereza kuntu uteye muri wowe, n'ubumva ufite kamere y'ibyo yumva atabasha kwihanganira mu rugo, uzamenye icyo ukora, uzamenye uko ufata umwanzuro nk'umuntu w'umugabo. N'ubumva rwose agushubije neza, uzamenye neza yuko uwo muntu azakuviramo umugore mwiza. Nagusubiza, mbega ibisubizo azagenda gusubiza bizaterwa nuko nawe utekereza nk'umuntu w'umugabo. Ikindi rero kibazo cya kabiri, abahanga bavuga neza yuko ukwiriye kukimubaza kigatuma ubasha gusoma intekerezo ziwe, ngo nabwo ikino kibazo ukwiriye kukimubaza nanone muri cya gihe nabwo mumeze neza kandi mwishimye rwose, nta gatotsi kari mu mubano wanyu, haba murimo muganira kuri telefone cyangwa se murimo muri kumwe mwicaranye, uburyo bwose muzaba muri kumwe uvuganamo, uzamubaza kino kibazo ngo ese sheri, ubundi kuri wowe ubona umugore mwiza ari nk'umuntu ki? Wowe ufata umugore mwiza nk'umuntu kinyirizina, umutekerezaho iki umugore mwiza? Wumvishe ijambo umugore mwiza ubifata gute, ubitekereza gute, mbega nyine umufata gute umugore mwiza? Ahangaha azataka afunguka kubwire icyo atekereza ku mugore mwiza.
urugero ashobora kukubwira ati umugore mwiza ni wa wundi abasha kubaha umugabo, umugore mwiza ni wa wundi ubasha gukubita umugabo. Ni urugero no gutanga, bitewe rero n'iki ibisubizo aguhaye bizatuma hano ubasha gutahura intekerezo ziwe, bizatuma hano ubasha gutahura ibyo atekereza ku rugo, kuko ahangaha abahanga bavuga neza yuko umugore yakubwiye uko yumva mu byerekeranye n'umugore mwiza cyangwa se n'umugore ubereye urugo, ahangaha ngo ni amarangamutima yiwe kandi nibyo byiyumvo byiwe, muri make nibyo biba bimurimo. Rero igisubizo azaguhereza ako kanya cy'uburyo afata umugore mwiza kuri we kizabasha kukwereka yuko ari nakazaba mu rugo n'umusitsamo. Uko nguko azakubwira ni ishusho nziza yuko nakika no mu rugo ari kazitwara. Ibisubizo azaguha ni ishusho nziza yuko nakika no mu rugo ari kazitwara. Rero nshuti yanjye, ahangaha nk'umuntu w'umugabo nkawe ukwiriye gutekereza ukavuga uti ese igisubizo mpaye nkwiriye kumushyira mu rugo, nkwiriye kumugira umugore, nkwiriye kubana nawe. Ahangaha rero uzahita gutekereza uvuga uti ngo uko bisa kose ahangaha nkwiriye kubana nawe cyangwa se sinkwiriye kubana nawe. Nk'umuntu w'umugabo ufata umwanzuro. Rero abahanga bavuga neza yuko kino ari ikibazo cyiza ukwiriye kumubaza, kuko iki ngiki kizaguhereza ishusho nziza y'umugore wifuza, umugore uri plani zawe, uri muri wowe, uwo wamye kera usengera, uwo wamye kera utekereza, urema muri wowe. Ahangaha rero ngo numaze kino kibazo uzata kutahura uko atekereza, bitume ubasha gufata icyemezo cyangwa se umwanzuro nk'umuntu w'umugabo bitewe n'ibyo ushaka. Icyo rero ni ikibazo cya gatatu. Cya kabiri, abahanga bavuga neza yuko ukwiriye kukibaza umukunzi wawe, kikagufasha kumenya neza niba azavamo umugore mwiza cyangwa se azavamo umuberarugo mwiza. Ikindi kibazo cya gatatu, abahanga bavuga neza yuko kino kibazo ari icy'ubwenge kukibaza umukobwa murimo mukundana, kuko kigufasha gutahura byinshi cyane bijyanye n'inyungu z'urugo. Abahanga bavuga neza yuko iki kibazo nabwo uzakimubaze mu gihe muzumva murimo muganira rwose kandi nta gatotsi kari mu rukundo rwanyu, umva rwose muguwe neza mu rukundo. Urugero, wamusuye cyangwa se wamusohokanye ahantu murimo muganira rwose nta gatotsi kari mu rukundo rwanyu, mwishimye ibyishimo biri byose. Uzitonde umubazo ati se sheri, utekereza iki kuba nakugira inama nk'umugabo wawe mu gihe twubatse urugo cyangwa se ukazingira? Ibi bintu bitekerezaho iki? Uzamubaza kino kibazo ati se kuba nakugira inama mu rugo, twageze mu rugo nkaze kujya nk'umugabo wawe, nawe se ukangira inama, ibi bintu ubitekerezaho iki cyangwa se ubifata gute? Ahangaza atakubwira uko yiyumva. Nakubwira uko yiyumva uzabasha gutahura yuko uyu muntu ari wa wundi wenda urugero adakunda ibintu byerekeranye n'inama cyangwa se ari wa wundi utagonda ijosi. Ahangaha bizatuma ubasha gutahura yuko uyu nguyu ari wa muntu atagonda ijosi cyangwa se ari wa muntu wemera kugirwa inama hanyuma akabasha kubaka urugo. Turabizi neza yuko burya urugo rutarimo ibiganiro rujya rubasha guhita ko rusenyuka. Rero nshuti yanjye, ahangaha nukimubaza kino kibazo bizatuma ubasha kuvuga uti uko bisa kose uyu muntu nituzajya turamaka twagize n'akantu dushaka nko gupanga cyo tugirana inama cyangwa se angira inama mugira inama nkanjye nk'umugabo, cyangwa se tugire uko tubiganiraho tubivanemo igisubizo kitarimo gushwana kwageze mu rugo. Rero ahangaha abahanga bavuga neza yuko kino ari ikibazo cyiza musore kukibaza umukobwa muri mukundana mbere yuko mu rushinga, ukamenya neza yuko uyu muntu ari umugore w'inzozi zawe. Nukimubaza bizatuma ubusoma mu mutwe wiwe umenye uko atekereza ku bijyanye n'inama mu rugo, atekereza ku bijyanye no kugirana inama, kandi urabizi neza yuko inama arizo zubaka na sosiyete mu bisanzwe ndetse nazo zubaka n'urugo. Inshuti yanjye, kino ni ikibazo cyiza kukibaza umukobwa mukundana. Icyo ni ikibazo cya gatatu abahanga bavuga neza yuko udakwiye kwirengagiza kukibaza umukobwa murimo mukundana. Ikibazo cya kane ukwiriye kubaza umukobwa, nubwo kino kibazo abantu badakunze kukibaza abakunzi babo kuko baba bavuga neza yuko rwose ngo bashaka kubifata nabi. Hoya nshuti yanjye, iki kibazo ngiye kukubwira ugicumubaze rwose kandi ushikamye nk'umuntu w'umugabo. Uzamubaza uti se nabo kino kibazo uzakimubaza muri bya bintu muzamwishimye. Muri make bino bibazo byose muzajye mubikoresha muri bya bihe muzaba muri mu byishimo, rwumva rwose muguwe neza mu rukundo. Ahangaha uzamubaza se sheri, ubundi ubasha gute gukontorora umujinya wawe? Iyo warakaye wigenza gute cyangwa se wifata gute? Ubasha gute gukontorora igihe cyawe kibi cyo kurakara?
ahangaha abahanga bavuga neza yuko iki kibazo ari cyiza cyane kukibaza umukunzi wawe mbere yuko umushyira mu rugo, kuko ngo bituma kubwira ukuntu yiyumva iyo yatangiye kurakara. Urugero ashobora kukubwira uti ngewe iyo narakaye ngenda kuryama bigaca mu gitondo byashize, cyangwa se agahita ati iyo narakaye mpita mfata ikintu nkakigukubita, iyo narakaye mpita ko numva nahita ko nkahukana. Rero inshuti yanjye ahanga abahanga bavuga neza yuko iki kibazo ari cyiza kukibaza umukobwa murimo mukundana, kuko kino kibazo gituma ngabasha kubwira uko yiyumva, ukamenya uburyo umutwara cyangwa se ukamenya uburyo nawe ufata umwanzuro bitewe n'umugore uri mu nzozi zawe, wowe musore, bitewe n'umugore waremye. Aho iki kibazo ni cyiza kukibaza umukunzi wawe, ukavuga ute se niyo warakaye witwara gute, iyo warakaye ubigenza gute, iyo warakaye mbega nyine icyo kika cyo kurakara ukigezemo witwara gute. Aha bizagufasha kumutahura, umenye neza uko atekereza, ejo n'ejo bundi umenye ukuntu uzajya unanabana nawe nuramuka ubanye nawe. Icyo ngicyo ni ikibazo cya kane ukwiriye kumubaza. Abahanga bavuga yuko ari ingenzi ku kibazo umukunzi wawe mukundana, ukamenya neza yuko uyu muntu ariwe uzavamo umugore w'inzozi zawe. Ikindi kibazo rero cy'ingenzi cyane abahanga bavuga yuko ukwiriye kukibaza umukunzi wawe mbere yuko mwubaka urugo, kandi mbere yo umugira umugore, cyangwa se ukareba nimba azavamo umugore mwiza. Iki kibazo abantu benshi bakunze gusa nkaho bagisimbuka bavuga uti ngo wenda ngo yaba ari ukutuma ngo mwinjira mu buzima, cyangwa se ngo yabifata nkaho ari kumwinjira mu buzima bwe bwite. Oya, umukunzi wawe wemerewe kumwinjira mu buzima bwe bwite, kuko ni umukunzi wawe ejo uzashyira mu rugo akakubera mama w'abana bawe. Ukwiriye kumubaza uti se chérie, nitwubaka urugo bikaba ngombwa yuko Imana iduha umugisha tugahirwa tukagira amafaranga menshi cyangwa se ubukungu, uzabasha gute mbega gufata ubwo bukungu, uzabasha kumanajaninga gute, uzabasha kumanajaninga gute ubwo bukungu bwacu Imana zabaduhaye, uzabifata gute, uzabijera gute, uzaba manager wabyo gute. Iki kibazo ngo ni cyiza kukibaza umukunzi wawe, kuko ngo bituma ngo ubasha kumenya neza niba ari wa muntu ubasha gusesagura, cyangwa se ari wa muntu ubasha kuba yacunga umutungo w'urugo neza. Nshuti yanjye, umutungo w'urugo iyo ushatse nabi, kamanzi mvuge kano kantu, iyo ushatse nabi bituma ubasha guhita ko uba umukene mu gihe gitoya rwose. Ariko iyo ushatse neza, niyo washaka nta mafaranga ufite rwose, uri wa muntu rwose habe n'igiceri ufite, uri wa muntu utagira amafaranga, iyo ushatse umugore mwiza abasha kugushyitsa kuri byinshi cyane kandi mukazakira. Muri makeya ubukungu bwa mbere ufite n'uwo mugore ufite, nuramuka uhisemo nabi ni mu kazi kawe, ariko nuhitamo neza nta kuntu uzicuza. Uzamubaza uti rero ese turamutse dufite amafaranga wabasha gute, cyangwa se wazajya uyamanajaninga gute ku buryo tutagwa mu gihombo, cyangwa se urugo ntigisubire inyuma, wabasha kuzajya witwara gute mwayo mafaranga, mbega nyine wayajera gute. Aha bizagufasha kugenzura neza, umenye umugore wawe mu mutwe afite, umenye uwo mukobwa mu mutwe afite, bituma ubasha gufata icyemezo, umenye ati ngo ndamuzana mugire umugore bitewe n'umugore wa plani zawe musore. Rero nshuti yanjye, nuhitamo nabi uzabasha gutora zero, nyamara nyuma hari imibare mizima. Rero icyo ni ikibazo cy'ingenzi abahanga bavuga neza yuko ukwiriye kukibaza umukunzi wawe, kuko iki kibazo kizatuma ubasha gutahura uko atekereza ndetse n'ibyo yibwira. Rero ikindi kibazo cya gatanu ukwiriye kubaza umukunzi wawe ni ikibazo kivuga ese urukundo kuri wowe rusobanura iki? Urukundo kuri wowe rusobanura iki? Muri make urukundo kuri wowe ni ikihe? Ahangaha ngo uzumva neza ukunda kubwiye, bituma ubasha gufata icyemezo nk'umuntu w'umugabo. Abahanga bavuga neza yuko kino ari ikibazo cyiza cyo kubaza umukobwa kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Nshuti yanjye, ahangaha dugira n'inama gatoya. Umugore wagukunze rwose, wagukunze ugufitiye urukundo, nta kintu atakora mu rugo rwose. Umugore wagukunze n'umutima we wose, urukundo rutari rw'uburyarya, nta kintu atakora mu rugo. Ariko umugore utagukunze ukibesha ukamushyitsa mu rugo ngo nuko wamukunze gusa, watagukunze nta byiyumviro agufitiye, wowe waramukunze, ukagenda kuri bya bintu bya kino gihe bavuga ngo wenda ngo urukundo ruzagenda ruza gake gake. Nshuti yanjye, umugore utagukunze ntibazakubeshye, uyu mugore nta munezero yaguhereza mu rugo habe namba.
inshuti yanjye rero iki kibazo abahanga bavuga neza yuko kino kibazo cyo kumubaza ngo urukundo rufata gute, igisobanuro cy'urukundo kuri wowe ni iki, ngo bizatuma ngo ubasha kugenzura umenye neza urukundo agukunda uko rungana, cyangwa se umenye neza ukuntu afata urukundo. Bityo rero uzi ukuntu ufata ikintu neza bituma unanagiha n'agaciro. Rero ukuntu afata urukundo bizatuma ahora aruha agaciro. Urugero nakubwira ngo njyewe urukundo ndufata nk'impano itaboneka, idapfa kuboneka uko bisa kose ahariho hose. Uzahita kusobanukirwa uvuga uti rwose ninjye urukundo rwiwe azamereza agaciro kuko azi neza yuko urukundo rwo kuri ruboneka hake. Ibi rero biguhaza ishusho yo kuba wamenya umugore mwiza wahitamo w'inzozi zawe bitewe n'icyo gisubizo agusubije cyerekeranye n'urwo rukundo uko arufata. Inshuti yanjye rero umenye neza ukuntu uzamubaza. Ahangaha rero bavuga neza yuko abahanga iki kibazo ari cyiza cyane kuko bituma ubasha gutahura intekerezo ziwe ndetse n'uko afata urukundo, bikazatuma abasha kugwiza agaciro mu rugo mwashyitse mu rugo. Ikindi kibazo cya gatandatu ukwiriye kumubaza, ukamubaza muri cya gihe nanone wumva ngo mwishimye kandi rwose muri cya gihe wumva muguwe neza muri muganira nta gatotsi na gatoya kari mu rukundo rwanyu. Inshuti yanjye notabene ahangaha ibibazo nkubwira ukwiriye kubimubaza muri cya gihe mwumva rwose mwishimye nta mubano mubi mufitanye, muri bya benyine muri mu bihe byiza mwenjoyinga urukundo. Uzamubaza ute se sheri, ubundi niki kintu ushobora gukora mu rugo kigatuma wiyumva nk'umuntu udasanzwe cyangwa se nk'umugore mwiza w'umunezero, kigatuma wiyumva nk'umugore w'umunezero mu rugo rwacu twaba turimo, cyangwa se kigatuma wumva yuko rwose uguwe neza. Niki kintu ushobora gukora kikagushimisha cyane ku rwego rwo hejuru ku buryo wiyumva yuko uri umugore udasanzwe kandi w'umunezero. Ahangaha abahanga bavuga neza yuko ngo uba umubajije ikibazo cyiza kuko aba agiye kukubwira ikintu ushobora kuzakora mu rugo kigatuma abasha kumva yuko agize ibyishimo biri hejuru, bityo bigatuma ubasha kumenya uburyo nawe uzakontorora ibyo byishimo byo, cyangwa se bigatuma uzabasha kumenya uburyo nawe uzamenya uburyo witwara muri urwo rugo. Urugero ashobora kukubwira ati njyewe ikintu ushobora kunkorera kigatuma numva yuko nezerewe mu rugo rwanjye ni igihe uzajya uhora uzana igaziye ya byeri cyangwa se igaziyo ya pirimusi nkayibona buri gihe cyose iri ku buriri iri imbere y'igitanda mbere yuko ndyama nkajya nkuramo kamwe nywa nkabasha kugira ibitotsi byiza ndetse nkumva nguwe neza cyane. Ibaza gusubiza icyo gisubizo kandi wowe ubwawe uri umurokore. Ibaza kubwiye ibyo bintu kandi wowe inzoga utajuzinywa cyangwa se udakunda n'umugore w'inzoga. Rero abahanga bavuga neza yuko ahangaha ngo kino ikibazo cyiza kuko gituma ubasha gutahura ibitekerezo by'umukunzi wawe, ukamenya ikintu gishobora gutuma abasha kwishima mu minsi iri imbere, bigatuma ubasha kumenya uburyo nimbe uri umuntu ugumana nawe ukagumana nawe, cyangwa se nimba uri umuntu ukwiriye gutandukana nawe bitewe n'umugore wifuza w'inzozi zawe, ukamenya icyo ugomba gukora nk'umuntu w'umugabo. Rero kino kibazo ngo ni cyiza kuko ngo kituma abasha kugufungukira akakubwira ibintu bizazamura volume yiwe y'ibyishimo mu gihe muzaba mwubatse urugo, mu gihe muzaba mwarushinze. Waba uri ufite ubwenge ukamenya icyo meza ufata cyangwa se uko uzitwara icyo gihe. Ikindi kibazo cya karindwi, iki kibazo ni ingenzi kukibaza umukunzi wawe kuko ngo niryo zingiro ry'urugo, niryo zingiro ry'abubatse urugo. Iki kibazo abahanga bavuga neza yuko iki kibazo ukwiriye kukibaza umukunzi wawe byanze byakwemera kuko ni ikibazo cyiza gituma uzabasha kugira amahoro mu rugo. Nabwo uzakimubaze mwumva muguwe neza kandi utekanye rwose, urukundo rurimbanije rwose mufite umunezero mu rukundo. Uzamubaza ati se sheri, ubundi kuri wowe gusenga ubifata gute mu gihe twubatse urugo? Muri makeya ufata gute gusenga, kuba wabana n'Imana ugasenga ugafata umwanya ugasenga, ubifata gute muri runo rukundo rwacu cyangwa se mu gihe tuzaba twubatse urugo? Gusenga ni iki kuri wowe? Amasengesho ni iki kuri wowe? Ahangaha abahanga bavuga neza yuko urugo rwose rukomejwe n'amaboko y'Imana, urugo rukomera. Rero ngo nakubwira ati rwose ibintu byo gusenga si ibyanjye, ibintu byo gusenga rwose ndumva nta bintu aho ngaho bimfasheho, ujye umenya ukuntu uyu mugore nimbe bitewe n'icyifuzo cy'umugore wifuza, uzamenye ngo uyu mugore uramushyira mu rugo. Kuko abahanga bavuga neza yuko ibi bituma ubasha gusoma intekerezo ziwe, ukamenya uko ugomba kubara nk'umuntu w'umusore wifuza kubaka urugo rwiza kandi urugo rw'amahoro. Rero nshuti yanjye icyo ni ikibazo cya karindwi abahanga bavuga neza ko ukwiriye kukimubaza byakanga byakwemera ukabasha gusobanukirwa intekerezo ziwe. Ikindi kibazo cya munani rero ukwiriye kubaza umukunzi wawe, yenda cyo cya nyuma, ni ikibazo cyawe bwite.
ikibazo cyawe bwite, muri makeya ikibazo wifitemo uzabaza umugore wawe cyangwa se uzabaza umukobwa uzifuza gushyira mu rugo, ni icyo ikibazo rwose uzabaza umuntu uzashyira mu rugo akakubyarira abana, icyo kibazo uzakimubaza rwose. Nshuti yanjye, nibyo bibazo 8 nige naguteguriye ukwiriye kubaza umukunzi wawe, ukamenya neza yuko azavamo umugore mwiza ubereye urugo. Nagusubiza neza bravo, nagusubiza nabi ubwo uzamenye icyemezo ufata nk'umuntu w'umugabo. Nshuti yanjye, ndagushimiye cyane. Iyi ni Channel yitwa Hindura TV, niyo ikomeza kubagezaho ibintu bigiye bitandukanye, ndibategurira ndetse nanabagezaho. Nitwa Eric niyo kwizerwa. Mukomeze mukande subscribe niba mfite mwayikanda, mwibuke gufungura n'inzogera, mwibuke gukanda kuri iyo like ndetse mwandike na comment. Iyi video niba wayikunze usangize n'abantu byibura 5 babasha kumva bino bintu. Imana ibahereze umugisha, katuzahure mu yindi video naho ubutaha. Ndabakunda.